n'abandi utavanguye amoko. Rubens bombori ko numva uri kwiyumvira indirimbo ntabwo uzi ko uno munsi ari umunsi w'ibizamini. Mfite ibibazo ngomba kukubaza. Mwari sorry ntabwo nabyibukaga nagize ngo murahuze yenda muri mu yindi mirimo. Oya ikizami amasaha yageze dutangire. Witeguye ndabifite. Bize neza. Naragerageje no gukopera wambujije ntabwo ndibuze kubikora uyu munsi. Ni byiza cyane. Rero reka mpere ku kibazo cya mbere. Yego mwari. Rubens Minisitiri mushya ufite ubumwe bw'Abanyarwanda yitwa nde? Icyo kirakomeye. Ntabwo twarabirebye. Yaba ari Hassan Ngezi? Oya. Ntabwo aricyo. Gerageza sinshaka kuba amanota mabi. Namwibutse ni Tom Ndahiro. Ya. Nari nubaka. Minisitiri mushya bashyizeho ushinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda ntabwo ari Tom Ndahiro. Ongera ugerageze. Namwibutse. No ndamwibutse. Numakanye noneho mwari inota ryanjye nturinyima. Namwibutse. Ngira. Atangirwa na B. Bizi Inkotanyi Jean Damascene. Ya, wari ugerageje ariko nibyo. Kuki ngitabizi Inkotanyi? Ni Bizimana. Ese ko yavuze ko Imana itabaho habaho Inkotanyi nyine izina ryari Bizimana turarindura biba Bizi Inkotanyi no muri riba bararihinduye. Okay, gutanze ibisobanuro reka tujye ku kibazo cya kabiri. Yego mwana. Cyo ndagitsinze. Uragitsinze kuko utanze ibisobanuro. Yego. Okay. Ikibazo cya kabiri. Yego. Umwanzi w'u Rwanda ninde? Mwari nawe urakapye. Ibintu by'abantu utangiye kuzana muri iki kizamini koko. Umwanzi w'u Rwanda. Museveni. No, oya. Museveni si n'umunyarwanda. Okay, reka ngiye kukubwira uwo uriwe. Umwanzi w'u Rwanda ni Kayumba Nyamwasa. Kandi ntumakanye. Ntabwo nguhakanya ariko ntabwo ari byo twavuganye, ntabwo ari byo twize mu ishuri. Ndashaka izo mwana urangora ubusuragira ngo mvuge undi umwanzi w'u Rwanda gute basi noneho reka mbivuge mu bundi buryo. Umwanzi w'u Rwanda ni Ibigarasha. Nibyo? Yes. Niko sobanura igisubizo cyawe. Nyine kuki bivuga ko umwanzi w'u Rwanda ari Ibigarasha? Nyine mbere umwanzi w'u Rwanda yari Inkotanyi. Noneho uko amateka agenda yisobanura Inkotanyi ziza kuba bakunze b'igihugu. Umwanzi w'u Rwanda ni Ibigarasha birimo bariya Bagatebuke Bakayumba basa neza bariya Bamukunda ni Ibigarasha n'abasamutu bose. Ntunyime inota byanjye. Okay. Uzaba ureba amanota nzaguha. Utanze ibisobanuro uko byumva ni byiza ntabwo twasubira. Ntunyibe. Reka tujye ku kibazo cya gatatu. Ariko uzani cyoroshye. Wamaye ibibazo bikomeye. Nyamara ntabwo gikomeye. Umwanzi w'umututsi ninde? Utangiye kuzana ibintu by'ingenga bitekerezo. Ibintu utagiye kuzana by'amoko ngo iki? Ariko mako ntacyo atwaye twarayize nta kibazo cyo kuyavugaho. Mwari gihe mwizi by'amoko. Ikibazo nakubajije. Nege muri papa muri gereza mwari. Gihe mwigaga ibibazo by'amoko nege muri papa muri gereza. Ariko yenda nagerageza. Okay, mwari nyine basi ko nari nasibye nyemerera basi mpopere muri Bibiliya ntagatifu umwanzi w'umututsi arimo. Ntibyanditsemo se? Muri Bibiliya?
reka nyine nkopere ariko mwari nawe ujye ushyiramo imyuka reka nkopere muri bibiliya ndi umwanzi w'umututsi. Bibiliya ntabwo twigeze twiga iby'amoko y'abanyarwanda, ntabarimo, hari abarimo se. Ariko gerageza wowe nshakira igisubizo. Umwanzi w'umututsi none reka none mbyimagine. Umwanzi w'umututsi ni Interahamwe. Oya. Ongera ugerageze. Usuragira ngo mvumbure. None reka noneho reka mbikubwire none uko mbitekereza. Sibyo? Umwanzi w'umututsi ni umuhutu. Niko byasesenguwe n'umusaza w'umunyabwenge Tito Rutaremara. Ese kutambajije umwanzi w'umuhutu mwareko mwari. Oya ibyo byihorere Rubeniza ariko si byihorere. Ntabwo ari we mwari. Ningira bazanye ibibazo ikizami tukirangirize hano.